Yes, turabasuje inshuti zacu mwebwe mwamaze kwitegura kumva iki kiganiro, hanyuma reka tubanze twumve ijambo gatoya ry'uyu muyobozi wa banki mu Bushinwa, hanyuma tugaruke mu kiganiro. Murakoze cyane. 一同感受娄山关大捷的宝贵精神财富，让雄关漫绕登陆铁，而今迈步重头越的豪情壮志，更加鼓舞和激励我们奋勇前进。铁夫们、财友们，在这个瞬息万变的岁月，我们面临着诸多的挑战和机遇。区块链去中心化的底层技术 正在改变人们的生活。可惜的是，全球6000多万的活跃街坊已经抓住了这个千载难逢的历史机遇，一个从应用互联网迈向价值互联网的新时代。Yes, nk'uko mumaze kubyiyumvira rero, wenda turatekereza ko mu baba bakurikiranye Otis Group TV nonaha hari ababa bashobora no kuba biyumvira ururimi rw'igishinwa. Yes, rero ubwo tuba twabanje kubaha ijwi ry'umwimerere ku makuru tuba tugiye kubagezaho kugira ngo mwiyumvire neza noneho rya jwi ry'umwimerere n'ibyabaye, noneho tuze tubisesengura tubivugaho kugira ngo murusheho kumenya amakuru yose neza. Uyu munsi rero turi ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 10 umwaka wa 2024. Nk'uko bisanzwe murabizi ko Otis Group ni ikinyamakuru cyanyu mukunda kandi natwe turabakunda. Kenshi rero tuba twagiye tugasa nk'abatindaho gato, ariko turi kubategurira amakuru meza nk'aya ngaya tuba tuzi ko agiye kubanezeza, kandi dukurikije urugendo tumaranyemo iminsi twagiye tubaha amakuru yagiye abafasha, kandi burya ni amakuru aza aziye igihe. Iyo tutayazanye ako kanya ntimukagire ngo ntahari, ariko tuba tugira ngo tuzayazane n'ubundi ari amakuru ari bubafashe kandi abongeramo izindi mbaraga. Yes, rero turabashuhuje aho muherereye hose, mwebwe mwese muba mwaramaze no gukora subscribe kuri Otis Group TV. Ngira ngo muri kubona ko turi muri celebration yo kuzuza 15,000. Mu by'ukuri nta wundi tubikesha ni mwebwe, tubikesha urukundo rwanyu, uburyo mudushyigikira mutuba hafi. Rero icyo nacyo ni icyo kwishimirwa kuba muri inshuti zacu kugera kuri urwo rwego, kandi turizera ko tugomba kuva aha tukaba n'ibihumbi 30, tukaba n'ibihumbi 50, kubera amakuru meza tubagezaho, kandi namwe mukabigiramo uruhare mu kuba n'ikiganiro mukigeza kuri benshi, ndetse tunabashimira na comment zitandukanye mugenda muduha. Rero ni Olivier Ndatimana, GCV Africa Ambassador, ndetse nkaba ndi n'umuyobozi w'iki kinyamakuru cya Otis Group TV. Yes, rero tukaba mu gaseke kacu tuzanya amakuru twizera ko ari bubanezeze. Icyambere duhereyeho, inkuru ya mbere duhereyeho ni ukongera kubibutsa ko muri abakire, ni ukongera kubibutsa ko Imana yabahaye umugisha wo kumenya ubutunzi bukomeye isi Imana yahaye isi, cyangwa yanyujije mu banyabwenge. Uyu munsi wa none kwisanga ufite payi, kwisanga ufite coins, kwisanga ufite izi platform za payi, uzigendera muri telefone yawe, ibintu ucukura gusa mu masaha 28 ari urutoki rw'igikumwe gusa, cyangwa urunguru bita urukurikira urw'igikumwe. Sinzi urwukoresha mininga, ariko urwo waba ukoresha rwose wumve ko ibyo rwakugejejeho ni iby'agaciro k'ubuzima bwawe bwose n'igisekuru cyawe cyose. Ngira ngo hari umuntu nigeze kwinjiza muri payi kera w'umugabo kandi ushijutse uzi ubwenge, mwigisha ukuntu amayininga. Umunsi wa kabiri wo kumayininga byatumye atega moto agaruka iwanjye mu kazi, arambwira ngo ka kantu kugakandaho byananiye. Aragaruka n'ukuri kwiyo mu ijuru, araza arambwira ati mbese wibaze umuntu w'umugabo ukubwira ngo kumayininga byamunaniye, kandi kwari ugushyiraho urutoki. Urumva rero hari igihe mugira ngo ntabwo ari akazi, ariko ni akazi, kuko uwo nguwo byaramunaniye, kandi ari umuntu ukuze w'umugabo uzi ubwenge, ufite rwose icyubahiro, ariko gushyiraho agatoki n'uruhinja rw'imyaka 6 rwabikora rukamayininga. Abashinwa bo baranamayininga, abana babo b'impinja n'abahinde tujya tubabona babahaye amatelefone bari kwibutsa ababyeyi babo ngo bamayininge, kuko bo babikozemo akazi gahagije. So rero ibyo tuba tubanje kubibutsa ko muri mu kintu gifite agaciro,
kandi agaciro gasa nk'aho abantu basuzuguye bitewe n'uburyo n'inzira bikoresha n'uburyo commitment bisaba. Ni ikintu kidahenze kitagoranye, ariko umuntu yabishyira mu mutwe we bikahita bimuremerera bikaba umusozi. So rero mwese mwamenye umushinga wa P-Network, tubifurije ibyiza kandi congratulations to you kuba mwarabashije kumenya ikintu cyiza cy'agaciro. Naho twihuse rero, twarabwiye amakuru yacu tuyahera mu mafoto. Iyo twaberetse amafoto, ubwo nuko buri foto yose tuba tuyifiteho inkuru dushaka kuvugaho. Icya mbere turababwira ko uko iminsi yegereza, uko tugenda tugera ahantu hakomeye cyane, ahantu umushinga tumazemo imyaka 5 ugiye kwitwa amafaranga. Burya ikintu cyose n'icyitwa amafaranga uzagitinye my friend, kuko amafaranga ni ikintu kibyutsa umugabo saa 9 z'ijoro, kikaba cyamubyutsa saa 8 z'ijoro, kikaba cyamubyutsa saa 10 z'ijoro agiye kuyashaka mu nzira nziza wenda, ariko ntabwo tuba tuvuga inzira mbi. Abayashaka mu nzira mbi bo bategereje umunsi w'urubanza, hari ibibi byabo, ariko reka twibuye ku bantu bayashaka mu nzira nziza. Iyo umuntu abyuka izo saha agiye gushaka amafaranga, ni uko aba akeneye ubuzima, aba akeneye kubaho. Bivuze ngo amafaranga rero, numvise umuntu uvuga ngo umugande we yaravuze ngo ikintu kizananira amafaranga bazakijugunye. Ni ukuvuga ngo yaravuze ati, we yibagiwe ko n'Imana ihari iruta amafaranga, ariko yaravuze ati ubwo munsi y'Imana ibindi bihari byose binaniye amafaranga muzabijugunye muri puberi. Bivuze ngo buri wese uri ku isi, buri wese uhumeka, ukeneye kuvuga ngo ejo heza hangiye hameze gute, ukeneye kuvuga ngo abo nabyaye bazabeho bate, ukeneye ufite ubwoba bw'ibihe, ahita avuga ngo mbese amafaranga ndayakura he, ndayabona gute? Aho usanga umuntu ashobora kuba amaze nk'imyaka 50 acuruza, ashakisha kugira ngo azabeho neza, kugira ngo azabe umukire, undi akamara iyo myaka afite akazi akora kamuboshye imyaka yose, ataryama adasinzira kubera gushaka amafaranga. Bivuze ngo amafaranga rero ni ikintu gikomeye ku buzima bw'umuntu wese uri ku isi. Kugira Imana rero ukabona ahantu ukuye ikintu kizitwa amafaranga, ukagiha mugenzi wawe akaguha icyo ukeneye, nawe akakiguha akabona icyo akeneye. Bivuze ngo icyo kintu cyubatswe muri urwo rwego gifite agaciro gakomeye, kubera ko nicyo kintu giproteje cyangwa se gishobora kurinda ibyiza n'ibiri mu nzozi zawe byose ejo wageraho. Yes, rero turavuga ngo igihe cyose izaba yiswa amafaranga, umuntu wese uzifite, reka twibagire ngo umuntu wese uzifite, ubwo izina rye rizaba rihinduye amateka. Nigeze rimwe, hari umusore w'inshuti yanjye yigeze amayininga coin bita Baby Doge. Abazi bakurikirana iby'ama cryptocurrency barabizi cyane. Baby Doge yigeze ikora trend, irazamuka cyane, ngira ngo hari ahagana mu 2022 niba atari na rimwe gutyo, yaratrendinze. Yes, ndumva ni 21 ho mu kwezi kwa gatandatu, igihe Bitcoin nayo yakoraga trend y'ibihumbi 70 ikahagera. Yes, nukuvuga ngo rero uwo musore yari umuntu usanzwe nyine bisanzwe, yari yariguriye utu Baby Doge turi aho ngaho nyine. Sinzi ukuntu nawe yakubise mu isoko abona akuyemo nk'udumbi nka 30 $. Ewana, nukuvuga ngo umusore yaranyubahaga cyane, ko yarazi ko ari ibintu byinshi nzi sobanukiwe, ariko nyine kuko agafaranga kageze mu mufuka, ewana yavugaga rutava mu kanwa. Ariko icyo namukundiye ni kimwe, yarayabonye yibuka kumpahira muri Kigali Hot Market, arandi yatore bati nkorera urutonde rw'ibi n'ibi. Umva yahereye ku masupanete, ajya ku byombo, ajya ku mashuka, hindura amasahani, ibintu byose. Noneho arangije, ikintu cyashekeje, yaraje nyine mu buryo ashaka muha bya bikoresho nyine,
yambwiye ati Olivier rero ati ubu ngubu nta mwanya mfite my friend, ati ariko ntuzi ko ubu mfite amafaranga yanjye nta bintu byo gutinda, ati ubu ngubu tugende kwihuta cyane kubera amafaranga. Ubwo yari yamaze kwiguriramo akazu umva n'akamodoka nyine ko kugenda asanze amaboko yiyicariye nako kari hafi aho gaciriritse, ariko byibuze kubera ayo mafaranga yari yayabonye, urumva yamuhaye kumva afite ubuzima, yamuhaye kumva nyine hari ikintu yagezeho. Bivuze ngo mu buzima ikintu twese nyine nk'uko nari natangiye mbivuga tuba duharanira cyangwa dushakisha kugira ngo umuntu abeho ku isi yumva atekanye, akenshi nyine ni ukumva waba ufite amafaranga, nubwo atariyo akemura byose, kuko amafaranga burya ntago yaguha ubuzima bwanze, nicyo kintu yananiwe, ariko ibindi byose arabigerageza. Yes, rero ikindi twababwira ku nkuru zacu tubazaniye, icya mbere reka twongere tubibutse ko abantu benshi bakomeje gukora amakosa, bakomeza gukora ibyaha biri muri uyu mushinga bibuzanyijwe, kandi bakomeza kubikora bigiza nkana. Ngira ngo murabona iyi foto twabahaye ni ifoto tujuru yibutsa ngo burya gufunga konte yananiranye ikoramwo amanyanga, ikoramwo ibyaha birashoboka. Uyu munsi ntago turamenya ngo abantu bakoze amatransaction ari hayi agaragaza ko ari muri black market bizagenda gute. Eida Nikora ashobora kuzayareka ntirwa byitaho, ariko biranashoboka cyane ko n'ayo makonte bazayafatira imyanzuro cyangwa ibyemezo. Rero biba ari byiza kumenya niba uri mu muhanda uri mu cyerekezo kibuzanyijwe, kwirinda kwandikirwa utarahura n'ukwandikira, kuko nubwo wagenda ugira ngo nta kibazo gihari, ariko ejo nikikubaho ntuzagire ngo ntiwabwiwe. Iyo tubonye umuntu akora atinyuka agakora transaction ya payi 500, mu by'ukuri bitabubaza ngo ese izo payi 500 zihahiwe muki, zihahishije iki, ese uyu muntu aza isi iri kuvuga iki kuri payi, ku buryo uyu muntu we atesheje agaciro payi ku rwego rungana gutyo. Kuko nabo ni abantu bashyira mu gaciro. Ntekereza ko kandi abagiye bahanirwa amakonte yabo ugasanga bayatanzeho akabarore nk'uku, ni ababa barakoze nyine ibijya gusa nko kuvuga ngo bari mu bucuruzi butemewe, cyangwa se bakoze ibindi byaha mu mushinga bitemewe. Ntawe twabyifuriza, ariko ujye uba careful. Ujya abantu benshi banyuraho, Olivier turagurisha payi turangira abakiriya, cyangwa se bati nawe tugurire. Nkababwira ati rero mwayobye inzira kabisa, jewe ibi bintu nijya ahubwo uhagarariye kubirwanya no kubabwira yuko ibi bintu bitemewe. Ntago rero ayo mategeko nayarengaho nyazi, gusa nkugira inama iyo ari n'inzara ufite nawe wese wakwihanganye washakishirije ahandi, ariko ukareka kwiyangiriza ndetse no kuba aheza byibuze abana bawe wari ubazigamiye ushobora kuhasiga ibindi bibazo uzahora wicuza. Yes, rero ni byiza ko mumenya ngo ntago dusigaje igihe kinini cyane, dusigaje uko kose ubwo ayo mezi atararenga 3 tukazaba tumenye ngo ibyo turimo, ibyo twavunikiye imyaka yose bihawe umurongo runaka, bishyizweho akadomo. Kandi reka mbibutse iki, nubwo bashyiraho akitso uzakomeze wihangane. Buriya hari igihe abantu babika mu mutwe ikintu kitaba, ukumva nabwo induru ziravuze, ukumva nibaye ibindi, ariko jye ngusigiyeho n'akitso. Payi ubonye itaronshinzwe no mu kwa 12 uzasigaho akitso ukomeze, naho nironshingwa uzashima Imana. Icyo tuzi cyo nuko payi ari umushinga byanze bikunze uzagenda ukagera ku nzozi z'abantu benshi batuye isi. Naho twihuse rero, munsi yaho twabashyiriyeho indi foto igaragaza icyo bita Bitcoin price, igiciro cya Bitcoin. Uyu munsi turi kuvugana Bitcoin iri ku 62,641, ugereranyije mu gaciro k'amanyarwanda ni nka miliyoni hafi 85, hafi 85 z'amanyarwanda. Nyine aha nabwo ni ku isoko riba riri isoko riba riri mpuzamahanga, ariko nko ku giciro cya Binance mu buryo busanzwe, wenda ku bakorerayo trading turaziranye murabizi, ni ukuvuga ngo igiciro ho kiba kiri hejuru. Izi miliyoni 32 uzigurishije nko muri Binance waba ufite nka miliyoni hafi 100. So rero icyo dushaka kuvuga ni iki, murabona hejuru yaho hariho icyo bita
market cap igaragaza total icyo twavuga ngo ni finding iri muri Bitcoin uyu munsi. Bagaragaza ko hano baragaragaza total finding iri mu cyo bita cryptocurrency yose. Ni ukuvuga ngo cryptocurrency yose uyu munsi irimo triliyoni 2.1 triliyoni 2. Ni ukuvuga ngo ubwo biba byarenze icyo twita biliyoni bikaba triliyoni. Ubwo ni amamiliyaridi 2 na biliyoni na miliyari 1. So ni ukuvuga ngo rero ahangaha bagaragaza ko isoko ryose mpuzamahanga ry'amafaranga yakorera mu ikoranabuhanga afite agaciro uyu munsi ka triliyoni 2.1. Hariya wenda twifashishije urugero rw'uyu munsi bakagaragaza ko isoko ryacuruje cyangwa se ryari ryamanutseho gake ku gaciro ryazamutse nako ku gaciro k'161. Yes, ahangaha rero bakanagaragaza ko wenda amakuru tuba twayakurikiranye kugira ngo dusesengure inkuru yacu tuje kuvugaho. Ni ukuvuga ngo Bitcoin ubwayo babaze ibyo bita gas fee ni amafaranga nayo aba akoreshwa mu bisapotinga amatransactions, ariko Bitcoin muri rusange uyu munsi yihariye byibuze icya kabiri nyine cy'aya mafaranga. Wibuke ko ubu bwoko bw'amafaranga ya cryptocurrency burarenga 20,000 niho bugeze. No, ubwoko bw'ibihumbi 20 ifaranga rimwe gusa ririmo ryitwa Bitcoin ryihariye arenga 1/2, kuko uyu munsi Bitcoin ifite triliyoni 1 n'ibice 2. Urumva wa mugabo wa mama we wa mupapa we triliyoni 1 n'ibice 2 bibitse muri Bitcoin. Noneho bakakubwira ko Ethereum ifiteyo biliyoni 249. Noneho ubwo urumva izo nizo dushobora gukoraho reference. Noneho sasa tukahita twigira kuyo bita Pi network yacu. Iyo mwibuke ko ntahirajya nta kirakora nta gikorwa habe namba cyitwa ubucuruzi irakora, yo gusa ni umwana w'uruhinja ugiye kuvukira mu bwami, ugiye kuvukira ahantu hateguriwe, wumve nyine uko aza kuba yitwaye. Mu gihe iyi Bitcoin ibara iyi triliyoni 1 imaze imyaka irenga 15, ibara iyi triliyoni 1 ifite abantu bataraba n'icya kabiri, itaragira nicyo bita amanode byibuze ari na 1% cya Pi network ifite. Muribuka ko ari ikiganiro twigeze tubakerekana ibyo bita amanode kuri Bitcoin, kuri Ethereum no kuri Pi network. Pi network yari iri mu 250 mu gihe Bitcoin yari iri mu 10,000. Ibyo ngibyo by'ubwabyo bigaragaza uyu munsi isoko rya Pi network nirisohoka rirahita ryinjiramwe amafaranga angana iki. Uyu munsi Pi network barakwereka ko muri capital yayo bashoyemwo cyangwa se uyu munsi bataratanya no gucuruza harimwo akayabo ka biliyoni 15 z'amadolari, kandi ni coin itarajya mu isoko, itaragira ikivuga, nta n'akadomo ntiracira, nta nubwo iracira hasi. Bivuze ngo rero ejo nijya ku isoko biragenda gute? So za mbaraga yubakiye mu bintu bitandukanye, ama platform, ubucuruzi bwiteguwe, predictions z'ibiciro, ni ukuvuga ngo mu mutwe w'abantu ikirite kiba nuko Pi ihita isakara, ni nko kumena indobo y'amazi kuri kaburimbo, amazi yose ahita asandarira ahantu hirya no hino. Bivuze ngo rero Pi network kigera ku isoko abayitegereje ni benshi, inganda zitegereje ni nyinshi, abikorera bayitegereje ni benshi, ibigo bya leta bitegereje ni byinshi. Muri rusange na amafaranga isi ikeneye kandi nyotewe, bitewe ngira ngo uyu munsi nta gihugu na kimwe kidafite ikibazo cy'uburyo bw'amadolari ahenze, kidafite ikibazo cy'uburyo amafaranga ku isoko mpuzamahanga yitwa amadolari ahenze. So ni ukuvuga ngo rero niba hagiye kubaho amafaranga ashobora kuba arusha imbaraga amadolari kandi none afitwe n'abantu benshi, icyo gihe igisobanuro ni ubukungu, igisobanuro
ni ugutera imbere. Igisobanuro ni uguhindura ubuzima bwiza bw'ibihugu, cyangwa se ni economic growth. Ni ukuvuga ngo hari ubukungu buzaba bwazamutse byanze bikunze ku kigereranyo cy'ibihugu byinshi. Yes, ni ukuvuga ngo rero amakuru tubagezaho ni amakuru agaragaza yuko umushinga wa P-Network ibyo wamaze gutegura gusabwa byose ni nkaho wabigeze mu kigero cya 90 cya target bari barihaye. Icya mbere bari barihaye target yuko bazaronshinga bafite miliyoni 40 zamenye uwo mushinga. Uyu munsi hari miliyoni 60-70 zamenye uwo mushinga. Wenda ntituba tuvuze abana umenye bakawuvamo, ariko abagomba kumenya yaronshinze bo bazikuba inshuro zirenga 100. Ni ikigeranyo kimeze gutyo. Hanyuma ikindi cya kabiri, bari batekereje ko bagomba kuzaba bafite abantu babonye amaKYC byibuze at least miliyoni 15. Uyu munsi ngira ngo izo zarabonetse kera cyane. Migration yagomba kuzaba ifite byibuze miliyoni 10. Ibyo already nabyo byarakozwe. Uyu munsi ngira ngo abatarabona KYC nibo benshi, n'abatarabona migration nabo ni benshi, ariko ibyo bateguye bo just babiteguye mu rwego rwo kuzakora sample itangiza igikorwa. Kuvuga ngo kabone n'ubwo launch yaba muri uku kwa 12, ariko abantu bazakomeza babona ama KYC ku bwishi, babona ama migration ku bwishi, kuko bo road map yabo bihaye izaba yageze ku ntego, kandi icyo nicyo nyine bashakaga. Hanyuma ngira ngo rero mwabonye aka video kari mwahangaha. Iyi video igaragaza umuyobozi w'umushinwa ufite umuyobozi wa banki mu Bushinwa. Uyu nguyu ngira ngo muri core team dukunze kumuvugaho, muri core team ya GCV. Doris Yini murabizi ko ni umuyobozi wanjye direct, tuganira ibintu byinshi n'amabanga menshi, ariko mu bintu yigeze kumbwira anganiriza, yambwiye ko uyu muyobozi, uyu Mushinwa nyine muri kubona ufite speech, afite ibikorwa byinshi yubatse, kandi ni umuyobozi wa banki mu Bushinwa. Urumva ni umuntu, ni wa bamwe bavuga nyine bavuga ari kijya. Nibaza wenda tuvuze nyakubahwa rwangombwa mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, cyangwa no mu gihugu cyawe, ureba umuyobozi ukomeye ufite ahuriye n'iby'imari cyangwa amabanki. So uyu nawe rero mu Bushinwa ni umwe mu bantu bari kuri urwo rwego. Uyu munsi wa none turi guserebura ko yemeye kuba GCV ambassador mu Bushinwa mu gihugu. Urumva nawe yemeye guhagararira agaciro ka GCV. Gusa reka tujye tuyibutse, iyo tuvuze GCV ni igisobanuro ubundi uyu munsi currently we call 314, ni bya bihumbi 314. Ariko mujye mwibuka ko GCV isobanura universal price. Nukuvuga ngo ni igiciro gishobora kurenga 314 cyaba nubwo byaba ari ibihumbi biri munsi ya bira 300, nabyo bizabyitwa GCV. Twagira ngo abantu aho naho ntibazagire confusion igihe icyo ari cyo cyose. Muzumve ko GCV yubatswe uyu munsi ni izina, ni institution y'ikintu gihuje isi yose kuri uyu mushinga. GCV rero izabisobanura iteka agaciro gahuriweho ku kintu. Yes, twihuse rero uyu muyobozi ni umwe mu bantu bubatse uyu munsi wa none ari harubaka isoko rikomeye nawe rimeze nkaho rya Alibaba. Urumva nyine abafite akantu. Iyo tuvuze umuntu wakoze cyangwa ukora mu rwego rwo kuba ari umuyobozi wa banki nkuru mu Bushinwa, urumva akantu aba afite uko kangana. Rero ari n'ibikorwa bikomeye ari kubaka bijyanye n'amasoko n'imyiteguro ya Open Mainnet. Ikindi uyu munsi kuba yabaye GCV ambassador ni igisobanuro gikomeye cyaho umushinga wacu ugeze mu rwego rwo kugenda abantu bitegura. Akenshi hari abantu twumvise bashaka rimwe na rimwe kuzana n'ibintu bisa nk'inyuro. Ndibuka ko hari igihe nivugira ikintu babandi nyine bakunda induru no guhangana batari ko Olivier ko watubwiye amakontineri y'ibintu binibi bigeze he, ko twabonye amaliste y'ubucuruzi wakoze. My friend, ko nabikoze nanjye kubera igihe n'abampaga oda y'icyo gihe. Uyu munsi iyo byahindutse se kucyo ugaruka kuntera amabuye. Icya mbere nagusobanurira, buriya kugerageza kwanjye gupushinga nka komanga nkumva icyo bambwiye, nabyo ni experience ifite. Wowe ushobora kunseka uyu munsi experience ntawe ifite, ariko jye narakomanze ndaninjira turavugana. Niba ntarahawe ibyo bampaye cyangwa barabimpaye nkavuga ati hoya ibi si byo nashakaga mube muretse, ibyo ntago ukwiye kubimpora kuko byibuze ibyo nabyo narabigerageje. So rero twakoze ibishoboka byose
mu bushobozi twari dufite, twarakomanze rwose tugerayo mu gikari dusanga ibikorwa, hanyuma twe turababwira ngo reka tube dutegereje gakeya ibintu bigende neza. Rero icyo dushatse kuvuga ni iki: uyu munsi hari abashaka kuba babreminga abandi mu rwego rumwe cyangwa urundi. Isi yose mubona kuri uyu mushinga dutegereje ijambo rimwe, dutegereje action imwe, dutegereje ugukora kumwe, nta kindi. Undi wakubeshya ibindi azaba akubeshya ibidashoboka. Uyu munsi abashinwa nibo bafite inda ya bukuru. Iyo bavuze inda ya bukuru ni umuntu nyine ushingiweho cyangwa se umuntu uteganywaho ko ari we kizigenza ku bintu. Ni ukuvuga ngo rero mu bucuruzi bw'aba bashinwa biteguye gucuruza muri payi, nabo ubwabo ntabwo uyu munsi baguha ibicuruzwa byabo muri GCV mu gihe bagitegereje ko payi yitwa amafaranga. Kandi iyo logique wayumva neza, wanayumva cyane. Ariko icyo twabwiye abantu, uyu munsi tuba turi mu bikorwa byitwa gushyigikira. Nubona n'umushinwa yakoze publicité ati jyewe hano na dore nagurishije ibi, Indonesia akabikora, mu Rwanda se nawe wanabikora, mu Buganda yabikora, Canada yabikora, twese ni ya support GCV. Ntabwo ari price, ntabwo ari ugucuruza gusa. Ni ukuvuga ngo igiciro cyo kuko tubirivinga ko byanze bikunze icyo basabye community bashobora kugiha agaciro cyangwa batagiha agaciro. Turatekereza ko payi umuntu afite izo arizo zose ntabwo ari izatuma yongera kuba umukene, ntabwo ari izatuma abundi muntu cyangwa se umuntu uzagaya igihe yabaye muri uyu mushinga. Uko biri kose payi ufite zizahindura amateka n'ubuzima bwawe. Yes, rero ni ukuvuga ngo GCV yo dukomeje kuyishyigikira, byo murabizi, ngira ngo murabona. Ngarutse no kuri iyi video yindi nari naberetse, murabona ko mu gihugu cya Dubai twabushize yakindi kiganiro twagarutseho. Dubai murabizi ko ni ihuriro ry'ubucuruzi ku isi. Aba bagabo rero babiyambariye ari amakanzu y'umweru n'iriya myitero na zirangofero, ni abantu mushobora kuvugana ariko mwagera ku kintu cyitwa umufuka hano inyuma mu ikofi ukahita usanga si mugenzi wawe. Iyo bakubwiye abagabo baturuka za Dubai, baturuka za Katari, uhita igisobanuro wumva amadolari, wumva akantu. So rero abangaba mu ihuriro ryabo, njye shima Imana ko hari abo turi kumwe tuyoboranye mu bihugu by'Abarabu kandi duhuje misiyo yo kubaka uyu mushinga. Bivuze ngo rero twese intego ihari n'imwe. Iyo mubona n'aba bagabo bahagurukiye payi kandi basanzwe ari abakire, igisobanuro ni kimwe, ni uko bamenye ko uyu mushinga igihe cyose uza guhindura amateka y'ibindi bintu byose byitwa amafaranga. Yes, rero ikiganiro cyo tuba twateguye n'ubundi tuba turi kugenda tugana ku musozo, gusa reka tubibutse ko dukomeje kumva inkuru zibabaje ku bantu. Mu by'ukuri iyo tubigarukaho tuba tugira ngo twongere tubibutse ko mufite ikintu bamwe na bamwe mutaraha agaciro cyangwa se mwagahaye ariko n'ibihe bibi bikabageraho. Nk'ubejo nahamagawe n'umuntu arambwira ati Olivier, rero jyewe hari umuntu runaka sinamuvuga izina kereka igihe nikigera, ufite izina uzwi rwose nawe twita ko ari umwizerwa, ariko ati niwe wankoreye kuri telefone none payi zanjye zose nazibuze. Yazibuze ati rero uwo muntu yamuhaye wallet yakereye ariko arongera akereye indi. Bya bindi rero bijya byitwa ubujura mu by'ukuri. Niwiba umuntu uyu munsi uzamenye ko ejo azagera inyuma ibyo wamukoreye amanyanga, ahure n'abandi babikosora, amenye ukuri kwawe. Rero byarangiye uwo muntu yisanze payi ze zaribwe ariko atunze igicupuri cya wallet. So ibyo rero bijya bibaho, ugasanga abantu bafite umutima nk'uwo Imana ibababarira, ariko sindamuhamya icyaha. n'uwo muntu naramubwiye ati uzagende wongere muganire nawe ubanze wumve ibyo ari byo. Ariko yarambwiye ati Olivier, ati ndajijutse, ndasobanutse, n'ibindi byose ndabyikorera. Ati uyu muntu jye nabimuhaye kuko muziho ko yari inyangamugayo, nta n'undi urankorera kuri telefone. Rero reka twizere ko ikibazo cyabo kizakemuka neza. Gusa icyo tuba tugarutse tubibutsa, niba payi abantu bayibanye, niba abantu bayihemukiyeho itaraba amafaranga, my friend, niba amafaranga biri bugende ute, menya icyo urinda, menya icyo ukwiye kwitaho, kuko payi niba amafaranga
imizinga yabamo imyibano bavandimwe, n'inshuti yawe n'umugore wawe n'umugabo wawe yaguhemukira, rero menya icyo ukwiye kurinda hakiri kare. Turabakunda rero, ibiganiro byacu byo murabizi ko biba ari akagaruka, akaryoshye ntigahora mu itama, gusa kuba waramenye payi, nujya kuryama wagiriwe ubuntu ujye ushima Imana ngo Mana ndagushima ko mfiteho umugambi mwiza. Ngira ngo abapasiteri nibo babitwatuza ati muvuge gutya, ati Imana nyingiriye neza, ingiriye gutya. Nawe ujye ugenda ubwira Imana mwiyerera ati Imana ndagushima ko wampaye kumenya payi. Yes, rero ni ijoro rimwe bugacya, cyangwa ni ukurara wiriwe umunsi umwe mu ijoro ukarara neza ugasinzira neza kubera amakuru meza ahishuwe kuri uyu mushinga. Turabakunda rero, ciao ciao. Ikiganiro cyo cyari Olivier guturuka Otisi Group TV. Hanyuma utarakora subscribe yidutere nyine, yigakandeho, ushyireho commentaire, turazikunda nazo, kandi usharinga inshuti zawe, cyane cyane pioneers bashya baba bakeneye amakuru n'ababafasha. Murabizi ko amakuru rero yo nakagaruka. Ciao ciao, Imana ibarinde mwese.